Bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Tugeze ku munsi wa gatanu w'isengesho rya Noveni ritegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, tuzizihiza ku cyumweru ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa 4 2021. Bavandimwe rero tukaba tugiye kuzirikana ku kiganiro kidutegura kwinjira mu isaha y'impuhwe z'Imana, tugiye kwinjiramo mu kanya isaa 9, tunakomeza noveni yacu tuzirikana kuri roho z'abayobye mu kwemera ndetse n'abihakanya Imana. Rero ngewe ugiye kukibagezaho nitwa Ndungutse Innocent, nkaba nkorera ubutumwa mu ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango, ndetse nkanitagatifuriza muri kominote ya Emmanuel. Dore rero amagambo Yezu yabwiye mutagatifu Mama Faustina ku bijyanye n'iyi noveni ku munsi wa gatanu. Ayo magambo tuyasanga mu kanyamakuru ka mutagatifu Mama Faustina kuri iyo noveni ku munsi wa gatanu, aho Yezu agira ati, yabwiraga mutagatifu Mama Faustina ati, uyu munsi unzanire roho z'abayobye n'abanyihakanye, uzinyuze mu nyanja y'impuhwe zanjye. Mu gihe cy'isamba ryanjye, roho zabo nizo zashwanyagurije umubiri n'umutima, ari byo kiliziya yanjye. Ariko iyo wongeye kwiyunga na kiliziya, ibikomere byanjye birakira, maze ububabare bwanjye bukagabanuka. Bavandimwe, muri iki kiganiro tugiye kugirana nagishyize mu ngingo 3. Ingingo ya mbere ni ukuyoba mu kwemera no kwihakana Imana. Ingingo ya kabiri turareba ku ngaruka zo kuyoba mu kwemera ndetse no kwihakana Imana. Hanyuma ingingo ya gatatu turarebera hamwe inzira yo kwiyunga n'Imana ndetse n'abavandimwe bacu. Reka rero ntatinze turebe ku ngingo ya mbere ijyanye no kuyoba mu kwemera no kwihakana Imana. Ubundi iyo tuvuze ijambo ubuyobe, umuntu yahita atekereza urugendo umuntu ashobora gukora akagera mu mayira abiri, hanyuma agahitamo inzira agomba kunyura. Iyo ahisemo inzira itari yo imuganisha mu rugendo yanyuragamo, uwo muntu aba ayobye inzira. Kandi abanyarwanda bakunda no kubivuga neza bati, nta wihuta nk'uwayobye. Mu rugendo rwacu rwa gikristo rero hano ku isi, igihe cyose tururimo, imbere yacu haba hari inzira ebyiri. Inzira ya mbere ni inzira igana ijuru, ndetse hakaba n'inzira igana urupfu rw'iteka. Umukristo rero niwe ugomba guhitamo inzira agomba kunyuramo. Mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa 30 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18, Uhoraho niwe ugira ati, dore uyu munsi nshyize imbere yawe ubugingo n'amahirwe, urupfu n'ibyago. Kuko uyu munsi ngutegeka gukunda Uhoraho Imana yawe, kugenda mu nzira ze, kwita ku mategeko ye, ku mabwiriza ye no ku migenzo ye. Nukora utyo uzagira ubugingo. Ariko umutima wawe nuraruka ntumwumvire, ukemera kujya kunamira imana zindi kandi ukazikorera, uyu munsi nkubwiye neruye yuko muzarimbuka. Iryo jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa 30 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Muri iki gihe rero bavandimwe, usanga harimo abantu bahisemo inzira ijyanye no kumva ibitekerezo byabo bibi ndetse n'iby'umubiri udushukisha, hanyuma bagahitamo inzira y'ubuyobe. Aho twavuga nko gusenga ibigirwamana, gukurikira inyigisho z'ubuyobe ndetse no gukora ibikorwa by'umwijima. Gusenga ibigirwamana. Ibigirwamana iyo umuntu abivuze, umuntu yakumva ibintu byose byimuye Imana mu mutima wawe cyangwa se mu mutima wanjye,
hanyuma igihe nagahaye Imana cyangwa se igihe cyo gusenga Imana yanjye nkagisimbuza kurangamira ibyo bintu. Muri iki kiganiro nabishyize mu bice bibiri. Hari ibigirwamana koko by'ukuri. Aha natanga urugero nk'abimitse amashitani ndetse bakayakorera bakayasenga. Hari abahisemo amadini asenga shitani. Hari abakora ibikorwa bijyanye n'ubupfumu. Abandi ugasanga barajya mu bapfumu bakaraguza bagaterekera, kandi ugasanga abo bantu babikora bari barakiriye ivanjiri, barabatijwe, barakiriye ubukristo. Abo bantu bakora ibyo ngibyo baba barahisemo inzira y'ubuyobe. Hari n'abandi usanga sekibi yahaye cyangwa se bahisemo ibikorwa byiza ku maso, ariko ugasanga sekibi abyihisha inyuma, ndetse ugasanga kubyita ko ari byiza, wabona ko ari byiza, ariko byarimuye Imana mu mitima yabo. Ahangaha nagira ngo tuzirikane ibikorwa byiza rwose usanga uyu munsi abantu bashishikariye gukora, ariko ugasanga byasimbuye Imana. Nimutekereze nk'umuntu uhitamo ari umukristo gatulika, uhitamo gukora siporo ku cyumweru, umwanya wo gusenga ukaba we umwanya wo kujya gusenga, wo kujya mu misa akaba yarawusimbuje kujya kwikorera siporo. Mutekereze abantu usanga umwanya wo kujya gusenga barawusimbuje umwanya wo gukora inama, kujya mu bibina. Ugasanga abandi ni igihe cyo guhibikana mu bucuruzi. Ugasanga hari abahisemo gusura inshuti cyangwa se gusurwa n'inshuti, ndetse hari n'igihe usanga hari abandi babonye ko ari umwanya wo kuruhuka, ari umwanya wo kwinywera agacupa. Aho ndavuga ku cyumweru. Hari rero n'abandi usanga yenda ku mugoroba cyagiye twafasha akanya ko gusenga, kwegera Imana tuvuye mu mirimo, ugasanga ni wa mwanya wahisemo wo kwiyumvira indirimbo zigushimisha, wo kureba filimi, cyane cyane usanga ari amafilimi, filimi za seri z'urukurikirane. Ndetse hari n'abandi ashaka kukubwira yuko afite akazi kenshi, ugasanga afite akazi katajya karangira, ntabonera umwanya Imana. Ibi bikorwa n'ibindi ntarondoye, nubwo ari ibikorwa byiza, gukora siporo ni byiza, gusura inshuti ni byiza, kumva iyo kinamico ni byiza, ariko igihe cyose umuntu abikora ugasanga yaburiye Imana umwanya, ariko byo akabibonera umwanya, ibi ngibi biba byarahindutse ikigirwamana cyasimbuye Imana, umuremyi wawe, umuremyi wanjye. Nagira ngo rero bavandimwe tuzirikane, ufata akanya utekereze uti se ni ikihe kigirwamana cyanjye kuri njyewe uyu munsi kimuye Imana mu mutima wanjye, hanyuma akaba aricyo nimitsemo. Umuntu aherutse kutuganiriza, yari yaje kudusura, aciye igihe aratubwira ati kuva covid yatangira ntabwo nari ninjira mu kiliziya. Atubwira ndetse ko yabonye akazi, kandi ako kazi kagatuma akora ku cyumweru, akaba ariyo mpamvu atabona umwanya wo gusenga. Bavandimwe, ku mukristo ntabwo bikwiriye gufata icyumweru, gufata umwanya wo gusenga ngo usimbuze akazi, kuko akazi ntabwo karuta Imana. Rero indi ngingo tugiye kurebaho ni ukuyoborwa n'inyigisho z'ubuyobe. Muri iki gihe uzasanga hariho abantu benshi, ndetse ugasanga abantu bamwe bitabanya amasengesho, ugasanga afite inyigisho z'ubuyobe zishobora kukuvana mu kwemera kwawe. Mu ibaruwa Pawulo n'umwe yandikiye Abanyakolosi,
umutwe wa 2 umurongo wa 8 niwe wabwiraga abanyakorose agira ati muramenye ntihazagire ubashukisha bene za nyigisho z'ubuhendanyi bita ubuhanga bwahebuje zihuje n'ibitekerezo by'ubuyobe bw'abantu zigashingira ku by'isi ariko zinyuranye na Kristo. Hari igihe abavandimwe usanga hari abantu barawe n'izi nyigisho bagata ukwemera kwabo. Iyo ukurikiza inyigisho zikakuvana mu kwemera kwawe, ibyo biba ari ubuyobe. Muri iyi ngingo nagira ngo tugaruke no ku bikorwa by'umwijima ndetse dusanga mu ibaruwa Pawulo n'umwandikiye abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Ibikorwa by'umwijima turabibona muri iki gihe biriho, nubwo Pawulo n'umwa yabirondoye mu gihe cye, ariko n'uyu munsi biracyariho. Iyo wataye Imana ubaho ibikorwa nk'ubusambanyi, ugasanga hari abandi bahisemo ubuhabara, ubwomanzi, kuroga, kwangana, inzangano bavandimwe, usanga ari ibintu byugarije abantu benshi batandukanye. Kurangwa n'intonganya, kugira ishyari, uburakari, kwikuza, kugira amazimwe, amakimbirane, kurangwa n'inzika, ubusinzi, ubusambo ndetse n'ibindi. Ibikorwa byose iyo bibayeho mu buzima bwawe uba warataye inzira y'Imana, ubayeho inzira y'ubuyobe. Mu gutangira iki kiganiro twibuke yuko Yezu yabwiye mutagatifu Faustina amusaba yuko ku munsi wa 5 amuzanira roho zose z'abayobye n'abihakanye Imana akazinyuza mu nyanja y'impuhwe ze. Ndetse Yezu yongera yuko izo roho zamushwanyagurije umubiri n'umutima ari byo Kiliziya. Rero tugiye kureba mu gice gikurikiyeho ingingo ijyanye n'ubuhakanamana. Ubuhakanamana muri iki gihe nabwo buriho, ariko tuvuze ubuhakanamana ushobora gusanga atari uguhakana Imana ko itariho, ahubwo usanga Sekibi ashaka ko ikibi tukita icyiza, hanyuma agacurika iby'Imana yaremye. Bikira Mariya wanatubwira ko igihe turimo ukwemera n'ubuhakanyi birimo kuza mu mayeri. Uvandimwe unkurikiye, nagira ngo uzirikane ibintu muri iki gihe bigukurura kandi byambaye isura nziza, ariko bikagutandukanya n'Imana. Guhakana Imana birimo ibyiciro byinshi muri iki gihe cya none. Uburyo bwa mbere natekerejeho nagira ngo tusangire ni uguhakana uburyo bwa kamere Imana yaremye. Muri iki gihe haba mu binyamakuru, haba mu byo twumva, mu byo dusoma, mu byo tureba, usanga hari ingeso zigenda zaduka zikagenda zirushaho kwiyongera. Aha navuga nk'ubutinganyi cyangwa ku bana bw'abahuje ibitsina. Ibi bintu usanga Pawulo n'umwa n'ubundi yarabivuzeho mu gihe cye, kuko tubisoma mu ibaruwa yandikiwe Abanyaroma umutwe wa 2 umurongo wa 27, aho agira ati abagabo nabo aho kugana umugore uko kamere ishaka, ubwabo bagurumanira irari, umugabo agakora n'undi bitera soni, bityo bikurura ingaruka mbi ikwiranye n'ubugome bwabo. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Ibi bikorwa uyu munsi uzasanga hari abantu babishyigikiye, bakakwereka yuko ari uburenganzira bw'umuntu guhitamo kubaho ubu buryo. Nyamara ibi ni uburyo bwo guhakana uburyo Imana yaturemye ndetse na gahunda Imana yatanze, abantu bagafata indi nzira y'ubuyobe ndetse bakabishyigikira.
usanga ndetse hariho amadini amwe n'amwe ashobora no kubishyigikira, abagabo bagasezerana n'abagabo, abagore bagasezerana n'abagore. Ibi ngibi akaba ari ibikorwa by'ubuyobe, by'ubuhakanamana. Ikindi, ibi bijyanye ndetse n'abahindura imiterere yabo. Umuntu akavuka ari umugabo ariko ugasanga yihinduye umugore, ndetse ntawatinya no kuvuga yuko hari ibindi bikorwa bibi bijyanye n'ubuyobe, bijyanye n'ubuhakanamana, byitwikiriye isura nziza ariko biba bijyanye n'ibikorwa by'umwijima. Mutekereze bavandimwe, gukuramo inda ku bushake bikitwa uburyo bwo gukemura ikibazo. Gukuramo inda ubishaka ni ubwicanyi, uko wabyita kose uba uvukije ubuzima umuntu. Ibi bijyana ndetse no gufata imiti yo guteganya imbyaro cyangwa ubundi buryo butari ubwa kamere nk'uko Kiliziya Gatolika ibitwigisha, kuko kenshi ubu buryo buba bwihishemo gukuramo inda imaze gusamwa umuntu atabizi. Ibikorwa byose bijyanye n'ubuyobe n'ubuhakanamana nibyo bisenya ingingo za Kristo. Yezu ati ibyo byose nibyo byashwanyagurije umubiri n'umutima, aribyo Kiliziya yanjye. Kristo Yezu akuzwe. Reka rero tujye ku ngingo ya gatatu ivuga ku ngaruka zo kubaho ibikorwa by'ubuyobe no kwihakana Imana. Niba mwakurikiye neza, ibikorwa byose maze kuvuga, yaba gusenga ibigirwamana, yaba gukora ibikorwa by'umwijima binyuranye n'amategeko y'Imana, ibikorwa bituma Yezu Kristo umubiri wongera gushwanyagurika, bigamukurura imibabaro. Iyo tuvuze Yezu Kristo, bavandimwe, twumve ko umubiri wa Kristo ari twebwe abakristo, turi ingingo za Kristo, ndetse bigashwanyaguza n'umutima we, bikangiza umutima we. Twibuke ko ibyo byaha byose iyo tubibamo, iyo tubikora, bidutandukanya n'Imana, bikadutandukanya n'abavandimwe, bigakurura imibabaro itandukanye. Bavandimwe, nimuzirikane imibabaro iriho iterwa no guhemukira Imana ndetse n'abavandimwe cyangwa bagenzi bacu. Aha twavuga nk'amakimbirane aba mu miryango kubera gucana inyuma kw'abashakanye. Twavuga nk'inzangano zikabije, hakazamo no kurogana, hakazamo no kwicana kubera ukutumvikana mu miryango, kubera ikinyoma. Ugasanga bamwe barakurura abandi mu nkiko, bigakurura inzangano zikabije. Muzirikane imibabaro ababyeyi baterwa n'abana babo kubera kutumvirwa n'abana babo. Muzirikane ukwigomeka abantu bagira, hanyuma abantu bagahemukira abandi, bakabafungisha, abandi ugasanga baranabicisha byashoboka. Ibyo byose bigira ingaruka z'imibabaro itandukanye mu miryango. Ugasanga abantu barabaho mu rwikekwe n'inzangano zitandukanye. Muzirikane kubaho ibyo bikorwa by'umwijima navugaga, nk'ubusinzi, ukuntu bikurura ubukene bukabije mu miryango. Ugasanga abashakanye barahora barwana, ndetse bigatuma abana bakura barahahamutse. Ariko se bavandimwe, ibi byose bishobora kuba biba mu miryango yacu, cyangwa imiryango tuzi, cyangwa mu baturanyi, cyangwa muri bene wacu. Dukora iki? Yezu yatubwiye yuko, yabwiye Mutagatifu Mama Faustina ati ariko iyo bongeye kwiyunga na Kiliziya,
ibikomere byanjye birakira, maze ububabare bwanjye bukagabanuka. Nta kindi gishobora kugarura abantu nk'aba ngaba bari mu nzira twavuga z'ubuyobe. Ikintu bagomba gukora ni ukwiyunga n'Imana. Bavandimwe, Imana iduhamagara guhinduka tukava mu byaha byacu. Mu kanya turaza kwinjira ku isaha ya 9, twongere dutakambira impuhwe z'Imana. Nubwo turi abanyabyaha, nubwo nawe wakwumva nk'umunyabyaha, nubwo nawe wakwibona mu bikorwa bitandukanye wagiyemo, muri aka kanya tugiye kwinjiramo, Imana iraguhamagarira kongera kwiroha mu mpuhwe zayo. Ariko intambwe usabwa mbere na mbere ni ugutera, ni uguhinduka. Kuko nubwo Imana ari inyampuhwe, itugaragaza ko abanyabyaha banze guhinduka bagasuzugura impuhwe z'Imana bazahanwa bikomeye. Niyo mpamvu duhamagarirwa kureka ingeso mbi, tukegera impuhwe z'Imana, tukareka kubaho mu bukristo buvangavanze. Bikira Mariya ikibeho niwe yatubwiye ngo dusenge ubutaretsa kandi nta buryarya. Bikira Mariya arongera ikibeho ati nimwicuze, nimuhinduke inzira z'ikigendwa. Yagaragaje ko isi yenda kugwa mu rwobo. Koko bavandimwe, nimurebe ubugomera buriho, ariko nturebe ubw'abandi, ahubwo urebe ibyaha byawe. Bityo uvuga uti Nyagasani, sinkwiye ko wakwinjira iwanjye, ahubwo uvuga ijambo rimwe gusa ndakira. Umenye ko uri umunyabyaha ukeneye imbabazi z'Imana, hanyuma uvuga uti Nyagasani mbabara njyewe umunyabyaha. Kuri iyi saha ya 9 yegereje, twongere twiyunge n'Imana. Nimureke twirohe mu nyanja y'impuhwe z'Imana, dutakambira Imana itubabarire ibikomere twayiteye igihe cyose twabayeho mu nzira z'ubuyobe no kwihakana Imana n'abavandimwe bacu. Dusabe Imana ituvuguremo itegeko risumba ayandi, ariryo ryo kuyikunda. Twongere tuyimike mu mitima yacu n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu n'amagara yacu, kandi dukunde mugenzi wacu nk'uko twikunda. Reka rero bavandimwe dusoreze kuri aya magambo Yezu yabwiye Mutagatifu Mama Faustina, dusanga mu kanyamakuru ka Mutagatifu Mama Faustina nimero 1146. Yezu aragira ati, abanyabyaha bikabije nibashyire amizero yabo mu mpuhwe zanjye, bafite uburenganzira imbere y'abandi bose. Mu kwiringira inyanja y'impuhwe zanjye zitagereranywa, mwana wanjye, andikira abantu bahungabanye ibyerekeye impuhwe zanjye. Abantu biyambaza impuhwe zanjye baranshimisha cyane. Bene abo bantu mbaha ingabire zirenze kure izo bifuza. Ntabwo nshobora guhana umunyabyaha ruharwa igihe yiyambaje imbabazi zanjye, ahubwo mubabarira mugirira impuhwe z'igisagirane kandi zitagereranywa. Amen. Dusabire abayobagurika mu kwemera. Nyagasani Yezu Nyirimpuhwe nyinshi kandi mugwaneza, wowe utima urumuri abarugusabye bose, akira mu mutima wawe w'impuhwe zitabarika roho z'abayobye, abahakanye n'abandi bayobagurika mu kwemera. Kubw'urumuri rwawe ziyobore zifatanye n'izindi mu bumwe bwa Kiliziya yawe, ntuzitererane Nyagasani, ahubwo uzimurikire kugira ngo zisingize ubuntu n'ibyiza by'impuhwe zawe. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abacumuye, ntuduterane mu bitwoshye, ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, wuje Imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu
mubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu tuzapfira. Ubaho Imana Data na Mwana na Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka niba n'iteka ryose. Dawe Mana ihoraho, reba n'impuhwe roho z'abanga inyigisho za Kiliziya Gatolika n'abataye iyo dini bakaba barashinze imizi mu mwijima, bityo bakaba barapfushije ubusa ingabire zawe bahawe. Nyagasani, ntiwite ku buhemu bwabo no ku bujiji bwabo, ahubwo urebe urukundo n'ibabara ry'umwana wawe, we wagusabaga akwinginga ngo bose bunge ubumwe. Bahe kongera kunga ubumwe badatinze, maze bafatanye natwe kwizihiza impuhwe zawe ubuziraherezo. Amen.